Claire? Claire? Yes, Sherry. Sekonde uri kwitunganya uzindukiye he? Ari mushiti wanjye utameze neza agiye kureba. Nese kutari wabimbwiye. Nabikubwiye no kutabyumvisha ari kuri telefone kuzindutse. Sherry wabaye warakaye. Claire. Umwana wabyaye abahehe. Jewe. None nabyaye. None njye utwita. Mbonye ndakubaza ngo umwana wabyaye abahe? Angana iki? Ibyo bintu wabikubwiye. Nanga kubaza umuntu nawe akansubiza mbasa. Ngiye kubaza inshuro ya gatatu. Kandi mbwiza ukuri. Umwana wabyaye abahe? Ibyo bintu biranunguye ntabwo mbizi. Simbizi pe. Uyu mutima wawe nta kintu kubwira. Umutima namuwe nta kintu kubwira. Jewe naragutegereje. Kamubwire Claire. Utazankoresha ikosa. Utazankoresha ikosa. Kuki wambeshye no kubera iki? Ndakubaza. Kuki wambeshye? Kangiye kureba umuntu Ceceka. Ese ikinyoma cyawe wagifatanyije n'abawe? Wagifatanyije na nyoko wakubyaye na so wakubyaye, mwese muragifatanya kugira ngo muze mukingerekeho? Ikigaragara nta n'icyo ufite cyo kumbwira ko no mu maso hawe biragaragaza ko uri umunyakinyoma. Ariko wabuzi amasezerano nagiranye na so? Wabuzi amasezerano nagiranye n'umuryango wawe? Maze uraza unyigiraho marayika murinzi, naragutegereje. Yego bambe warantegereje. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ese Sherry kankubaza. Ubundi urambaza iki? Nge ndakubaza nawe ukambaza. Nuko uri kumbwira ibintu ntazi. Ariko ikinyoma kiratinda ariko ntabwo gihera. Claire, niba uzi neza ko umutima nawe wawe ukubwira ko wabeshye Lucas ukahora mubeshye, kizakugaruka. Ikindi baca umugani mu Kinyarwanda ngo nibikuta bigira amatwi. Ese koko urambwiza ukuri cyangwa ntabwo umbwiza ukuri? Laurence! Koga wigoko kira kuna muna gahanda. Laurence! Laurence! Kuserura. Tefya. Hakubaze nkora wumva bana mukobwa we. Ndaje nije mu nzu ugumanye na chauffeur hanze
Gindaje ndiyambura ngiye kujya muri dushe muvuze ati byibuze boss araje kabino isaga ngo yoga ubu ugiye hanze. Yarari kumvaza nyine ibintu bijyanye n'imyenda yiwe ejo bari bibye naho handitse niwe yarari kumvaza niba nawe Misoso raporo ingana ikintu akabaniye hafi iminota 30 iyo raporo gusaga igenera gute ese n'abaguye mu cyari mwe mupanga kina chauffeuria nta kintu ko njya mbona location na keshi ngomeza mugenda ukuntu udukino duki mukora iki abanganiriza mbaza ndakwiyamiriro ntabyo nagiki ntabyo akuganiriza mo ajya kuganiriza mu gihe cyane ko yumvishe namatwi mabi abenga tunjo nyana y'injango umvishe neza ujye ukora akazi kawe neza igihe tuzagendana neza ikibazo njya mpura nawe akenshi nahezo tugonganiramo ubugambo n'ubutiko nicyo kintu ubuyimo narihanye wihaniye hehe ntabwo nkivuga nyine wihaniye cyangwa nagiye gusana ndihanye wihaniye iki n'isundi biretse wabiki kandi narabiretse ubugambo bwaha ubugambo bw'iriya ubugambo bw'abakozi ubugambo bwa mikuja ubugambo bw'abashoboye ibyo bintu hari icyo tubakuramo nabaye umwana mwiza nta nubwo nkivuga n'ibyo nabonye ntabwo nubireka rero nubireka koko ukabyihanuka cyose ubwo bugambo bwawe hano mu rugo tuzabana neza kandi uzamererwa neza rwose ariko nubijyamo nzakubabaza sinkunda gihe umuntu ufite jagari mwemba neza nta kibazo ugira vuba wajya kunywa amazi muri reka ngende hasoni Look. I'm sorry. Ihangane bibaho. Cynthia. Karama. Ibi bintu ntabwo wari ubizi. Cynthia, ibi ntabwo wari ubizi wowe. Look. Nibiki narinzi. Mbwira. Ariko nkubaze. Waba uzi ibanga mfitanye n'umuryango wanyu? Njye mfite wowe ibanga ufitanye n'umuryango wacu? Komo mbabaje ndakwingenza. Wambwira ibyo. ibintu mukuru wawe yankoze ni ibiki? Ibintu mukuru wawe yankoze ni ibiki? Njye nta kimwe nzi ari kuri konzizo. Ese ndi umuntu mubi ku buryo umuntu agenda akajya kunshyiraho ikinyoma nka kimwe? Cynthia. Si basi habaye iki? Waretse kunjyana kure. Uzakimenya. Kubizi ko nta kintu ko kunjya nkuhisha. Ni gute wamisha ibintu nk'ibyo ngibyo biguteye ikibazo? Cynthia. Ibiri hagati yanjye nawe ntabwo byawe urwitwazo kugira ngo nawe usumfatanye na mukuru wawe. Relax. Basi ndakwingenza wambwira. Nkubwira iki? Uko njye uri kunziza ubusa ko nta kintu na kimwe nzi. Claire. Ibi bintu wankoze wowe n'umuryango wawe. Please. Kire nta kintu yagukoze. Kire urabizi aragukunda. Urabizi ko Kirere kuva kera agukunda. Cynthia.
Lucas mbura ndakwingenza Cynthia ndamura mu ngufu basi mbabarira umbwire wambabarira ko mwingenza ndamura mu ngufu ugatuma nawe nkwanga wambabariye ko urabizi nakora buri kimwe Bastos gusa ndagusaba ikintu kimwe byibura umbwireho akantu gato niba hari n'icyizere na gito ujya ungirira Cynthia no kubera icyo utambwira ikintu kikuremereye gusa wenda uri waburengana ariko burya mtoto wa nyoka naye ni nyoka ntabwo wabinywa Lucas ese mukobwa mbona utameze neza ni bitotse mama ariko ntukajye uhora uryamye uryamye ufatiranye ndavuga ko kuri hano ari kanze ntukajye uhora uryamye jya ubyuka uze tuganire cyangwa tunatemberane tugende ahubwo gutembera kandi uze n'isaha uve none serega kenshi nta nubwo uba uhari wowe nsigaye nirwana na wa mu anti Anita muri iyi minsi nyine kuko bari hano niho dusigaye twirirwana iyo ntari ku ishuri ariko ntukaryame uze amaganire bigana habirongo ndabibona habirunga ariko ujye wihangana ase mami warabyaye kandi kandi ngose nyine kubera agiye ko yari njye nyine mba mfite ibirungo ndaje nzashakisha ukuntu nzakabyara ibyo byinshi ase mami ubwo uzi ibintu tantine yakoze iki ibaze ko yambwiye ngo ariko unuka anamenyera ansuzugura ngo mumufata nabi ngo twanga karya ku buryo byacu ngo wakarya ibijumba ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngo buri gihe yatetse ngo ntabwo dutuma ngo arya ku buryo yatetse noneho ngo turi muri salo ngo ntituba dushaka ngo kwa dusangamo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ngo kandi ngo igihe cyose yaje hano ngo turabimukora mami wigeze umubuza kurya ibiryo twariyeho arakwicaza akubwira ayo mandwa yose aricara yambwirira umwana mami nyine uzi se ahantu byari biturutse yaje ndi kuvugana n'abashuti banjye ngiye kujya kubareba noneho ndamubwira nyine yaranzaniye amazi ndamubwira ngo nagende atangira kumbarira izo ngo nawe ngo umeze nko mama wawe ngo reba ngo mama wawe ngo buri gihe ngo abancihura ngo ntabwo mushobora kwemera ngo konde ngo abana bamubakire nyine bari kunyurira ngo ibintu by'abana bamubakire none se we yazagiye kuba uwo mubakire noneho hari ikintu yambwiye kirambabaza ayicara akakubwira ndo yavuze ngo reba ngo bakuzana ngo ngiye ngo ninjye ngo nakureze kandi ngiye sima nshaka umuntu umbwira ibintu ngo byo ngo hangana umukobwa wanjye ariko reka nze mubwire iriya nshinzi y'umukobwa kuri iyi nshuro turabona ndamuumva bajya bavuga ngo bakura amenyo ndayacagaguranya mene hasi umubabarira oya nta kumubabarira ntibimureba ntibimushinzwe icyo ashinzwe ni hariya mu gikoni n'imirimo ya hano ubundi se si uteka wabwirwa n'iki se niba atarya hari umuntu ugenda akamuhagarara mu gikoni akamuhagarara nabwiye none se mami yigeze akubuza kurya yigeze kiriya cyobo kiwe ngo ninda ariko uriya mukobwa yabuze iki muri uru rugo nganyibwirira akantu ko gusohoka ntabwo nkaherutse nyine tugatemberana noneho nanone nka famiye numva bimvanze oya mami nyine byikuremo nyine nanjye byambabaje ariko namubujije ntabwo azabura ndamucagagura ndamuroha muri Nyabarongo nitwabonana ni amakuru ufite nyine mami tuzasohoka ratareka nza kwikundira ibintu byo kukubwira ngo waraje se narakuzanye aho nagukuye arahazi ubundi se yakureho ubundi utari umwana wanjye abwiwe n'iki se aho ubundi karaga ko ubundi kaba kakubaza iki ntuzongere no kuvugana nawe nanjye ntabwo nyumvugana nawe ujye ukanyuraho gutyo ugatuma ibyo ugatuma ubundi no kwisuzuguza noneho hari igihe ansanga nko mu cyumba ngo aya masaha ngo uracyaryamye ngo ibiki n'ibiki mbara nkubwire mukobwa wanjye niko azajya kaguhinguka ujye uhita ukirukana
ubundi ngewe impuhwe bafitiye hano muri uru rugo aha so kukubeshya nuko ari papa wawe mba narakirukanye nk'agakingezi ariko mami mu bisanzwe wenda nta akora imirimo neza nta nubwo ari umwana mubi wenda ikintu ikibi cye agira utugambo twinshi oya n'umwanda arawugira nubireba amagutiya yirirwamo none ariya magutiya akwiriye muri iyi nzu mami njyewe rero ntabwo mba mwitayeho icya mbere nuko twebwe twambara imyenda imeshe aba yabikoze ibye ni akazi ke mwihorere uriya Asumani shoferi na Laurence hari ukuntu ukundi baziranye birenze kuba bose baba hano oya Asumani umushoferi wacu noneho uyu ni umukozi ese bamenyanira bahurira heza Asumani araparika imodoka akagenda ese bahurira nshangiye sinzi hari igihe njya mbona shoferi asohotse nko mu cyumba cya Laurence kuri kuma narabibonye asohotse Laurence yari azi ko nagiye ku ishuri Yesu noneho umubwiza ukuri kuri ndakica ndamwicira kuri uriya mushoferi do ntabwo byashoboka reka nkwereke wowe wabanza ukabineka nanjye ndakomeza ndebe ariko ndumva nanjye ndabitwaye gasiha y'umukobwa itangiye kwirirwa uzambagira mu basore umva mubwiza ukuri reka nze nakwereka reka ngende nako kanyarira kubonana nawe tumba fo kagakobwa kirirwa kanzengerereza no mabuja nakoze iki Yesu ko gakanura wagira ngo karagenda nk'inzira mbi ndakwiyamye ku mwana wanjye no kumutoteza nakoze iki se mwuka byara mwe ko namuhaye ibyo kurya namufuriye namutereye ipasi wagiraga ngo mukorere iki none wirirwa ushogoza nawe ni narabigutumye aha ngaha akazi ushinzwe urakazi nta kintu nigeze mubwira ibyo yambajije nibyo namusubije ariko se ubwo iyo mvuga ukansubiramo ubwo nta nisono umufite none ahubwo nibwiye mbese nabaye nk'umusazi ndakwiyamye ku mwana wanjye n'ikindi nzongere nsange wirirwa wicaranye nawe wagira ngo uba wabuze ibyo ukora none se najye mpamagara njye mwihorera ujye umuhereza ibyo akubwiye wumvisha wakigwaryiwe kagenda bukakwirira mvimbere cyangwa nzagukotore bakumfungireho hano muri iyi nzu ako se mabuja wajye umfata nk'umuntu kandi bazamfunga hejuru yawe hejuru y'uriya mwana jya hano ugende nako garuka hano wagashinziwe garuka hano kandi wowe nzakuburabuza nzakugendesha ijuru rizakubona cyangwa isi kubona ijambo barira ntabwo warenga he ariko ibyo navuze wabyumvishe nabyumvishe kuraneti tapu do ujye ubitugira hafi y'umuntu menye ibyo uvuga mve mbere se nyine kigoryi gusa kiraje kijye kiri ntotereza umwana kimugenza ariko ubundi ubwo umubaza iki Sheri kutashye kare Claire usubuga mbere nashya amasaha ubwo impamvu nawe nje kare rero nageze kuyizi ndagira ngo kuri iyi nshuro ku kibazo nakubajije ukinsubize nta mananiza nshaka teza amatwi abiri ako se ubundi ninde muntu wabikubwiye wabimbwiye icyo kibazo ahubwo ibyo nakubajije ni ukuri cyangwa si ukuri ndashaka amagambo abiri kandi ntumbeshye nsubiza ni ukuri cyangwa si ukuri ntabwo ari ukuri Claire usigaye wumva amabwire ko twari twemereye neza kubera icyo utangiye kuzana ibintu by'amatiku bambwiye wagiye wemera ikintu nakwibwiriye byewe ibintu ndabirambiwe ndagusubiramo indi nshuro ya kabiri ntabwo ari ukuri kandi ibi bintu ndabirambiwe aho bigeze setu babarire cyane uvuze ngo iki Claire uvuze ngo iki
ndabirambiye kujya uhora umbwira unshinze ibintu ntakoze buri munsi Soni. Soni. Reka nkubwire. Ese wowe uri umunyakinyoma cyangwa umunyakinyoma ni so na nyoko? Uri muririza? Uri muririza? Uri muririza? Ibi bintu ntabwo nzabyemera. Ni gute ugenda ukambe si ubundi unyemerera hakunga cyangwa kwemera? Uri muririza? Nubwa mbere ndambuye ikiganza nkubita umuntu. Nanjye nkubise bwa mbere na nyuma ntabwo uzongera kunkubita, unkubise rimwe ntuzongera kunkubita kabiri. Ongera unkoreho. Burya si buno unkubita wowe urambura ibiganza byawe nkubita. Ongera unkoreho. Burya si buno ntabwo mu Rwanda ari nko mu mahanga aho umaze igihe. Inahanga dufite agaciro. Ongera unkubite. Ubwo rero uraje bagupakiyemo amagambo. Claire, nakwanze nta n'umutima nkigufitiye. N'ubundi ubwo ni wari usanzwe nkunda, komeza unyange. Uranyumva neza? Ntabwo ndi mubi kuryo nabura abandi. Reba igihe nahereye nkwisobanuraho uri iki se? Uri iki? Uva ku kazi n'amasaha atageze ngo uje gunkubita. Urankubita na papa atarigeze ankubita. Unkubise se nkandi. Sha. Ko utararizwa ahubwo warorowe. Ariko ubwo ngubwo inyana ni ya mweru. Genda ukomeze bagushyiremo amagambo bagushyiramo. Ndubona ndabimubwiye koko mananze. Ase kumbonye uza wirukanka ucomotse akazi gute? Oya akazi n'ubundi ndimo kugakora ahubwo nari nteretse nk'inyama urumva n'ibindi ndabitegura mu kanya zimaze gushya. Gusa nyine niyo wabikora. Ku rundi ruhande nanjye nari ngukumbuye bebe. Nubizi ko ngukunda. Nanjye nari ngukumbuye. Ya. Ari nayo mpamvu mba ngutekereza cyane noneho iri joro nashatse gusinzira n'ibitotsi ndabibura ndi kugutekereza cyane. Nanjye mba nagukumbuye ariko umutima urahari. Nta wundi ntekereza uceretse wowe nubwo mba ndi gukora akazi ariko mba nkuzirikana. Gerageza unekereze cyane none njyewe mva nsigaye mbura amahoro, sigaye nkora numva ari wowe nekereza niyo ntwaye imodoka mba numva indirimbo nagenda ndirimba ari izina ryawe kugiye kurinda ngera aho ngiye. Biba ari ngombwa ikintu mbona kiriho nuko ibintu twabyihutisha bikava mu nzira tukabibwira n'abamabuja kuko guhora nihishahisha nabyo birangora kuko nk'ubu noneho asanze nicaye aha ngaha mana yanjye nahita nsubira Nyamagabe. Urumva birimo neza tubitegure? Njyewe ndahari kuko ndagukunda. Abundi njye nta nubwo nanatuma usubira Nyamagabe, ni kure kabisa, ni kure. Nikorora uri hano?